Muraho neza nanone inshuti zanjye, ni karibu kuri YouTube channel yanjye Dr Gasangwa Patrick. Aka kanya tugiye kubaganira ku nkuru itavugaho cyane ariko ikomeye cyane, ikibazwa n'abagore benshi ku isi hose n'abakobwa benshi bibaza buri munsi. Ngo ese koko toilette rusange cyangwa se ziriya toilette bicaraho sitting toilet zishobora gutera infection vaginale ndetse na urinaire? Iki ni ikibazo gikomeye buri muntu wese yibaza. Umuntu araza kwa muganga yarwaye infection akavuga ati ndashobora kuba narabitewe na toilette. Ese koko nibyo? Ese birashoboka ko umuntu yicaye kuri toilette rusange agafata indwara zandurira mu myanya ndangagitsina cyangwa mu miyoboro y'inkari? Ubundi se toilette bicaraho ni iki? Toilette bicaraho ni sit toilet. Ni ubwoko bwa toilette ikoreshwa cyane mu bihugu byateye imbere, aho umuntu nyine yicara nk'uko yicara ku ntebe. Toilette rusange ziba ku mavuriro, za gare, ibiro, amashuri n'ahandi henshi hari abantu benshi. Ubusanzwe izi toilette zibamo mikorobe nyinshi cyane, harimo bagiteri nka E. coli, Staphylococcus aureus, virusi nka HPV, human papilloma virus, herpes na fungal nka candida. None se iyo wicaye kuri iyo toilette izo mikorobe zigufata ute? Birashoboka se ko zagufata? Infection zifata umugore mu myanya yo hasi. Umugore ufite imyanya ndangagitsina igizwe n'uruhu rugira umwenge kandi ruroroshye cyane pe. Iyo ugeze rero ku myanya y'inkari, urinary tract akenshi yinjirwamo n'udukoko twitwa za bagiteri duturuka hanze. Infection zikunze rero kwibasira abagore ni urinary tract infection zikomoka kuri mikorobe zinjira mu miyoboro y'inkari, vaginal infection zituruka ku mwanda cyangwa se ibinyabuzima bitari bisanzwe biri mu gitsina, yeast infection nka candida, fungal iterwa n'umwuka udahumeka cyangwa se impinduka mu misemburo. Hakaba na sexually transmitted infection zandurira mu mibonano ariko na toilette zibamo ibyo byorezo. Ese toilette zitera ubuzima bubi? Abantu benshi rero buriya bakeka ko iyo wicaye kuri toilette rusange ushobora guhita wandura, ariko ntabwo ibintu byose ubyicaraho bigutera infection ako kanya. Hari ibintu byinshi bigomba kuba. Toilette igomba kuba ifite mikorobe ziri mu buryo zifata. Umuntu agomba kuba afite uruhu rufite igikomere cyangwa se imyanya ireba nko ku mubyeyi wabyaye. Iminota wicayeho, ubushyuhe bwaho n'ubushyuhe nabyo bigira uruhare. Ubushakashatsi bwinshi buvuga ko probability yo kwandura infection wicaye ku ntebe ya toilette iri munsi ya 0.01 0.01%, ariko bivuze ko bidashoboka. Ariko urumva ko nimba ari 0.01%, iyo probability urumva ko ni ntoya. Abantu mwizi mibare urumva ko biri hasi cyane. Bivuze ko mu bantu 100 bakwicaraho nta numwe wakwandura. Ibi byo kwiherera ahantu hadahumetse, ibyo abantu benshi batazi ni uko kwiherera ahantu hadahumeka, kwicara kuri toilette yanduye ntuyihanagure, kurinda gukoresha isume rusange bishobora kugutera infection urinaire, UTI, yeast infection zikomoka mu gitsina n'imisemburo igahungabana bigatera infection. Umukobwa rero cyangwa umugore ufite ubudahangarwa buke cyangwa se arwaye nka sida ashobora kwandura vuba kurenza abandi. Twakwirinda gute rero? Ibyo ugomba gukora: ujye ujyana na wet wipes cyangwa se alcohol. Niba ubona ahantu hadahumura neza ntuhicare, koreshamo igipapuro kinini cyangwa se ubundi buryo bwo kudahura n'iyo surface. Niba udashoboye kwihangana uri mu rugendo, shyira igitambaro cyiza kuri toilette mbere yo kwicaraho. Uko wihanagura nabyo bifite uruhare. Ntugahanagure uvuye inyuma ujya imbere, sibyo? Ku bagore kirazira kikazirizwa guhanagura uva inyuma ujya imbere. Ugomba guhanagura, kwihanagura ujyana inyuma, ntabwo uva inyuma uzana imbere. Kuko iyo uvanye inyuma uzana imbere urazana mu gitsina cyawe imyanda cyangwa se amamikorobe aza mu gitsina yakuye inyuma. Ni byiza guhanagura ujyana inyuma ku buryo ibi byande byose bihita ubijyana ujugunye, kubera ko tuzi ko inyuma mu kibuno ho imyanda ishobora kubamo nta kibazo, ariko imbere mu gitsina bigezemo biteza ayo ma infection. Rero tujye duhanagura tujyana inyuma. Ese abagore bose bahura n'ibibazo? Oya, hari abagore bafite ubudahangarwa bukomeye kandi nta kibazo bafite nubwo banyura ahantu hadahumetse, ariko abatwite, abari mu mihango, ababyeyi vuba, abantu bafite HIV cyangwa izindi ndwara bose bakwiye kwirinda cyane izi toilette. Inama z'ibanze rero zo kwirinda: jya ugira isuku yawe bwite, nicyo cy'ingenzi. Ntugakoreshe ibyo kwihanaguza rusange nyine bidasukuye. Ntugahagarare hejuru ya toilette, birushaho guteza infection
koresha igitambaro cyawe nimba ubona tuwarete idasukuye. Iyo ubona infection irimo kwiyongera jya kwa muganga vuba ngwino tugufashe. Ndibaza rero murakoze kudukurikira, mwandike ibitekerezo byanyu, musangize iyi video abandi bagore n'abakobwa. Tuzakomeza dutanga inyigisho z'ubuzima zishingiye ku bumenyi bwa kiganga n'ubushakashatsi. Ndibaza rero video yabafashije, ni ingenzi ariko yisangiza abandi bose kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi b'igitsina gore barimo bararwara infection vaginale ko bakibaza se nta matoilette ni iterambere ryaje ririmo kongera ibyago. Ikibazo buri wese aragifite. Ndagukangurira ko nanone gukora subscription kuri no YouTube channel ya Dr. Gasangwa Patrick. Wana twandikira muri comment ubuhamya, igitekerezo, ingingo wifuza ko twaganiraho kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi n'abandi babonereho, kuko izi video ntegura ni ibitekerezo biba byavuye ku bandi. Rero naho hari icyo ufite ni byiza kukidusangiza. Murakoze rero cyane mwe kumva Dr. Gasangwa Patrick. Bye bye, ciao. Muraho neza nanone inshuti zanjye, ni karibu kuri YouTube channel yanjye Dr. Gasangwa Patrick. Aka kanya tugiye kubaganira ku nkuru itavugaho cyane ariko ikomeye cyane, ikibazwa n'abagore benshi ku isi hose n'abakobwa benshi bibaza buri munsi. Ngo ese koko toilette rusange cyangwa se zira toilette bicaraho sitting toilet zishobora gutera infection vaginale ndetse na urinaire? Iki ni ikibazo gikomeye buri muntu wese yibaza. Umuntu araza kwa muganga arwaye infection kavati ndashaka ko narabitewe na toilette. Ese koko nibyo? Ese birashoboka ko umuntu yicaye kuri toilette rusange agafata indwara zandurira mu myanya ndangagitsina